Nanze guca abagenzi banjye mu ijambo igihe bavuga ku bintu ngo bya FDLR twibaza impamvu uzuko ibyo byo guterana amagambo wahoze uvuga hagati ya Ministre Olivier na Ministre Kayikwamba batabona ibintu kimwe. Buri yuvuze ngo gusenya FDLR nubwo leta ya Kongo yabyemeye nayo irabizi ko itazabikora. Hari nubwo nibaje ntese aba bantu ibyo bemeye bazi ko bazabishobora, kuko leta ya Kongo kuyibwira ngo isenye FDLR ni kimwe no kuyibwira ngo nisenye FRDC, kuko ni kimwe. Kubwira leta ya Kongo ngo senya FRDC ntabwo nshaka gusubira mu byaye amasosi homogene twavuze ubushize, ariko reka ngwe nk'urugero rwumvikana rwose, nkunda gukoresha ingero za kumvikana. Ni nko kubwira His Excellency ngo nakoreho Republican Guard azane daso. Ifite akaboko gakomeye idoha. No kubako gukomeye ntago ari akaboko. Ntabwo ari akaboko mubivugiye n'amaboko. Mubigireho ntabwo twanabyita amaboko gusa. Dive kuko urabona niba ureba umuvuduko ibiganiro bya Doha bihari. Niba Trump yararangije gufixa calendrier akavuga ko mu mpera zo kwa karindwi azakira aba bakuru b'ibihugu. Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi kuvugwa n'abandi birimo kuvugwa aho ngaho muri administration Trump. So nawe yarabyivugiye by the way. Nuko kandi bari abantu bagomba guhura. Akoro ya Doha hagati ya leta ya Kongo na M23 yabonetse. Donc nukuvuga ko hariho igitutu, kuko niba Trump avuga ngo ni conflict ngo ni intambara imaze imyaka 30 yo akayikemura mu mezi 3, urumva niveau de pression iri muri yo diro. Hanyuma na biriya byo kuvuga ngo biriya twahoze tuvuga amasezerano ya Washington azaba lettre morte, donc azaba amasigara cyicaro igihe ikatari idoha bakwishua igihe hava esheke. Ariko abanyamerika urabona bo certainement urabona ko kubera icyo gitutu cyabo Doha nayo izashoboka. Ariko ibi nk'ibi ngibi wahoze uvuga, wenda je profite de l'occasion nanze guca abagenzi banjye mu ijambo igihe bavuga ku bintu ngo bya FDLR twibaza impamvu uzuko ibyo byo guterana amagambo wahoze uvuga hagati ya Ministre Olivier na Ministre Kayikwamba batabona ibintu kimwe. Buri yuvuze ngo gusenya FDLR nubwo leta ya Kongo yabyemeye nayo irabizi ko itazabikora. Hari nubwo nibaje ntese aba bantu ibyo bemeye bazi ko bazabishobora, kuko leta ya Kongo kuyibwira ngo isenye FDLR ni kimwe no kuyibwira ngo nisenye FRDC, kuko ni kimwe. Kubwira leta ya Kongo ngo senya FRDC ntabwo nshaka gusubira mu byaye amasosi homogene twavuze ubushize, ariko reka ngwe nk'urugero rwumvikana rwose, nkunda gukoresha ingero za kumvikana. Ni nko kubwira His Excellency ngo nakoreho Republican Guard azane daso. So donc nukuvuga ko inite zikomeye zo muri FRDC zigizwe na FDLR, kuko harimo abantu babaye muri za academy militaire za Ecole Royale militaire mu Bubiligi, hari abantu bize muri za ISM hano, abantu bavuye hano ari bariyetona na basuriyetona, ubu niho bari bageze kuba abagenerale. Aba ba Omega mujya mwumva aba rero n'abasirikare bien formé, ngira ngo uriya ni n'umupilote sibyo. Donc nukuvuga yuko aba bantu amashuri ya gisirikare bari barayize, kandi Tshisekedi yarabafashe abentegara muri aromeye. Iyo rero umubwiye gusenya FDLR yumva kumukura amaboko, yumva kumusenya ubwe. Donc nukuvuga yuko rero ibyo bintu bwabyo nta nubwo bishoboka. Niyo mpamvu navugaga nti cyangwa ikibazo muri FRDC bashobora kuba barabyemeye abakomeje gutabwa muri yo nabyo bimaze iminsi bitutumba mu itangazamakuru. Nibyo bita amakudeta y'abaringa amaze iminsi avugwayo. Bashobora guhimba kudeta y'abaringa kugira ngo nyine asakuma abo bagenerali bose yita bakabiliste, sibyo? Kubera yuko abita bakabira reka tuvuge ari n'igihe umuntu akora imibare ipfuye muri politike cyangwa ikamupfubana. Ejo bundi Perezida Kagame hari ibintu twakomeje kuvuga ariko twebwe tudafite amakuru nk'ayafite. Yaravuze ati uyu muntu baramuhamagaye, bamuhamagara muri ofisi, bamuha ubutegetsi. Hari Perezida Ramaphosa, hari Perezida Sisi, hari Perezida Uhuru Kenyatta, uyu nguyu wa mutipe uri kuru Freeman, that one uyu wahoze uri hano ejo bundi. Donc nukuvuga yuko ikigaragara ni ikirero, ikigaragara nuko Tshisekedi Kabila nawe yari kuri presiyo yo kudakora indi manda. Ariko ikigaragara nuko ashobora kuba yaravugaga ati reka mfate umuntu udafite asize politike, udafite n'ingufu za gisirikare, muhe ubutegetsi bwa politike, ariko nkomeze ngumana akaboko ku nzego z'umutekano. Kabila we ashobora kuba ari byo yibazaga mu mutima we, ariko ahura
n'umuhungu w'i Buruseli Kamemu nibyo navuze nkubwira ni mwamuseka ngo yacuruje pizza cyangwa yatwaye itagisi Kamemu itagisi yayitwaraga i Burayi ntabwo yayitwaraga i Nyamirambo buriya bagenda areba utuntu n'utuntu sibyo abadropinga abantu yashoboye kuhaguma araza ibintu byose Kabila inyonjo zose Kabila yamuhekesheje zose arabanza arazisenya yubaka ibye donc ni ukuvuga yuko mu magambo make ntabwo uyu munsi uganiriye na Kabila désolé de vous le dire kuba warayoboye igihugu imyaka 18 ukenda ingapo uri inyeshyamba muri icyo gihugu wigeze kuyobora imyaka 18 ntabwo ninya kubivuga ubwabyo biragayitse ariko situation politique ari mu uyu munsi iramwoburije kwisanga aho ngaho ariko noneho rero icyo arashaka kukubwira ni nuko muri Doha uyu munsi turimo turareba u Rwanda hari ikintu kivayo Munyaneza yavuze kiri important yavuze ati nibura aya masezerano ya Washington yashoboye kudukuraho ikintu nk'u Rwanda cyo kuvuga ngo ni twebwe M23 donc amasezerano clearly aravuga ngo aya masezerano ari amasezerano ya Doha ari part of agreement ya Washington bivuze ngo amasezerano ya Doha adashobotse amasezerano ya Washington yaba ari amasigara cyicaro ntacyo yaba kimaze donc ni ukuvuga yuko rero biragaragara yuko leta d'abord ya Kongo yabanje yemera ko M23 ihari yari yararahiye ko itaganira nayo ari nacyo kintu kiyafe capoter ibintu muri Rwanda muri December 2024 hanyuma icya kabiri leta ya Kongo yoherezaga Lesego Nkuto ikohereza abantu bameze nk'abagiye gufata minata bakavuga bati turandika ibyavugiwe aha tuzabishyira aba boss tumenye icyo babivugaho noneho boburije leta ya Kongo kohereza umuntu ushobora ufite pouvoir de décision ushobora gusinya mu izina rya leta bohereza ministre wa internal affairs ministre de l'intérieur et vice premier ministre umuntu ukomeye muri Kongo ari mu vice premier ministre ajyayo sibyo donc ni ukuvuga yuko urwego rw'ibiganiro bya Doha nyuma ya Washington narwo rwarazamutse rwigira hero ubu se birimo hanyuma Doha ibiganiro birimo no Doha birimo kubera yuko Doha birimo kuko yes birimo kuba kuko icyo nashaka kukubwira ku buryo ya kalendriye ya Trump yo kwa bazayimitinga bashobora no kutayimitinga reka tugaragaze ko dufite inyungu z'abaturage reka tworoshye ibintu Uganda 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 nyine ibyo nkubwira uravuga timing kuko nkuko wabivuze Muhozi avuye Kinshasa ibyo President Tshisekedi yaramwakiriye ibyo bavuganye ntawe ubizi kuko nakunze kukubwira ko igihe inshuro nyinshi hari ubwo mbona leta ya Kongo irimo kumanipira abaturage bayo hanyuma biriya byo gufungura bonagana bagenzi bacu nubwo bamaze nk'umunyamakuru nka Munyaneza we yamaze no gushyira facts ku meza ariko ngira ngo n'inama y'abaminisitiri muri Kongo basabye Therese Kayikwamba ko yabaza counterpart we ku ruhande rwa Uganda yamusaba ibisobanuro muri Darfur bahamagara consul wa Uganda hari araza aravuga ati hazaba communiqué officiel atariko kugeza ubu ngubu ibihari ni ibivugwa muri social media so hanyuma biganirira ibisanzwe n'ibyo nateraga mu rwenya ko guverineri yahise amubaza uko FRN guri Kampala so icyo ngicyo ni kimwe nuko icya kabiri rero kindi icyo mbonamo rero ni igiki niba warasomye ya raporo ya Nations Unies iheruka yaba abantu bakunze kwiyita inzobere expert nubwo tubikema hari ahantu bavuga ko Uganda muri Kongo ifite ikintu nakwita nka double jeu ni iyi hamwe ni partenaire wa DRC wibuke ko bafitanye wa leta n'umufatanyabikorwa wa leta ku rundi ruhande mu kurwanya uzi ko bafite hari operation militaire banasangiyeho yitwa Shujaa yego noneho hakaba na bya bintu byabo byo gukora imihanda yego bifitanye isano na ya manda Uganda yaciwe mu rukiko kera byo rabizi yego ariko none insomye iyo raporo yerekana araho bavuga ngo lo Kampala ngo il y a des cargaisons de minerais ngo qui sont transités par Kampala donc Kampala bakavuga ko ari point de transit amabuye y'agaciro amwe n'ibindi bisahurwa muri Kongo binyuraho bijya za Dubai ndetse no mu bihugu byo mu burengerazuba bw'Afurika donc bakavuga yuko role ya Uganda muri Kongo iri ambigu ariko abantu bakibaza kuko hari ikintu kuko nkuko Perezida Kagame yabivuze mu M23 yateye iturutse muri Uganda ariko ntabwo Uganda bigeze Kongo yigeze iyibureminga ibintu byose babyegetse ku Rwanda so donc nukuvuga ko rero uruhare rwa Uganda uruhare rwa Uganda muri Kongo harimo double jeu ni ambigu ni ibintu utamenya ibyo ari byo hari n'igihe ndeba rwose ibintu byo muri kano karere nkabona ari ibintu bimeze nka bimwe bya bagitefano
ba bandi bo mu runana kuko hari igihe ibyo ubonye yes n'abitwa babushombe hari ibintu ugeramo uyu munsi ukabona ejo babihinduye ukazimira ukavuga uti harya twari tugize njye ngira ngo nawe ukunda kubimbaza nkakubwira ni noneho nanjye byanyobeye ariko byanga bikunda turashyira tukabona aho byerekeza ariko mu magambo make reka twizere yuko ikindi wenda navuga tukiri kuri ibi ngibi nuko Trump mwibutse ko muri bariya baperezida batanu yakiriye numvise perezida wa Gabon we anamusabira kuri Nobel Trump nanone ashobora kuba ashaka kwipozisiyona nk'umuntu ushaka igihembo cy'amahoro ku isi ibyo ngibyo emera tubanze tugaruke ariko noneho twanagaruka ibunagana mu magambo make rero wambwira guti timing ni iyihe kuko perezida Museveni ashobora kureba akavuga ati cyangwa Kainerugaba ibyo yaba yaravuganye na Tshisekedi bitashyizwe ku mugaragaro akavuga ati gukomeza gushyira bariya abaturage baturiye hariya mu kato ko tubona M23 kugira ngo muyikure hariya atari ibyejo cyangwa vuba ahangaha buriya ntabwo turimo kwica imibereho y'abantu ntabwo turimo guhana abaturage gukomeza gufunga umupaka bakaba barabyumvikanyeho noneho n'abari ku ofisiyeroma bakabwira Kayikomba batisaba ibisobanuro ibyo bya binini nakubwiye nti leta ya Kongo ishobora kuba irimo kumanipira abaturage bayo kuko ntabwo mpamye ko Uganda yafunguye umupaka itabyumvikanyeho na Kongo David nagira ngo wenda nanarize turimo gukora sibyo ntabwo tuvuga ngo ni facts runaka no gusesengura ese unavuze uti Uganda ishobora kuba yaricaye ikareba aho biganisha kareba u Rwanda imipaka irafunguye nyuma y'igihe cyose atari kuko u Rwanda tubona rukiriho rugihari isita rutacubiye haya twe dufunguye byari iki kuko nubundi abantu tubana banavuye n'ahangaha ni wacu harya tabu yabirimo kirazira nta kizira kirimo turabona so agere muri politika areba akarebaho umuyaga ugenda uhuganisha gusa nanone ni analize gusa nicyo navuga nicyo kiza cyari gikwiye gukorwa n'ubundi none se turimo gusoza ariko turimo kuvuga ibyo mu karere urabihuza Dr. urabihuza kubera ko n'amasezerano ya Washington avuga akarere kose kugerageza guhuza hakazamo ubuhahirane n'ubufatanye mu gukemura ikibazo ubwo twavugaga ku ruhande rwa Uganda uko bihagaze ariko no ku ruhande rw'u Burundi navuga ngo bwijanditse bikomeye muri iyi ntambara bukarwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri muri iyi minsi mu buryo navuga ngo butandukanye nuko byari bimeze mu minsi ishize ariko kandi tugaruka ku mubano w'ibihugu byo mu karere mu gushakira hamwe igisubizo kuri iki kibazo cy'amahoro n'umutekano mu karere ko abantu mu minsi ishize babonye perezida wa Sena mu gihugu cy'u Burundi mu ruzinduko hano mu Rwanda Emmanuel Sinzohagera ni perezida wa Sena y'u Burundi yagiriye uruzinduko hano abonana na mugenzi we perezida wa Sena y'u Rwanda Honorable Karinda Right Honorable Karinda hanyuma ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bivugwa ko cyangwa n'amafoto yagaragaye yitabiriye imikino ya nyuma ya gisirikare kuri stade ya Kigali i Nyamirambo aho ibihugu byose byo mu karere hakemutse ibibazo by'imibanire bihari nta kinini byafasha nyine koko nkuko n'amasezerano ya Washington abivuga kubonera umuti ikibazo ubuhahirane bukongera bugasugira bugasagamba. Dr. Eric Nshaba. Yego urakoze ngira ngo muri icyo kibazo harimo n'igisubizo ariko ibyo nashaka kuvugaho dusoza iby'Ubuganda wakomeje kuvuga ibihe bya politiki turimo twibukiranye ko Uganda iri mu bihe bya politiki by'amatora vuba ahangaha umwaka utaha amajwi y'abaturage muri kiriya gice rero bamaze imyaka 2 irenga batagira business bakora n'abaturage bo muri ese ashobora ko ari lobby politiki ikomeye y'abadepite bakomeye n'abanyamafaranga bakomeye bakomoka hariya muri iriya country ya Gisoro lobby ishobora kuba yarakoze kugira ngo Kampala ikora ibishoboka byose ireka abaturage
ubucuruzi bukomeza. naho ibyo mu karere mu by'ukuri ikibuza amahoro muri Kongo gifite aho gishamikiye n'ibibuza amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ikirimo ni ingengabitekerezo ifata igice cya bamwe ukacyita ababantu n'abandi ukabita abanerotike, kandi ubundi ibintu byacu twese turabisangiye mu ndimi zacu, ni ibintu biri linguistique ariko babishyize muri ethnicité ibi bindi byose. Iyo ideologie tuvana mu bakoloni urayisanga yaravuzwe i Burundi, ibyo nari ngiye kure. Ariko ugarutse nanone urujya n'uruza rw'abantu muri aka karere, FDLR nubwo turi kuvuga ngo izakemuka muri Kongo bibaye bikemuze, twibuke ko mu Burundi naho bakiriyo, kandi autorité yo kuvuga ngo hari ubushake bwo kwitandukanya nabo ntabwo byoroshye, kuko icyo ikibazo cya FDLR kifatiye muri aka karere Burundi birareba aka karere, kuko niya ngengabitekerezo bagiye banakwirakwiza mu bantu inahezwe n'abantu batandukanye. Ni ukuvuga rero ari byo byose, izo sinye zose ziri kubera mu karere habaye byavaga mu bushake bwa politiki bwo mu karere, abantu bakacarana bakareba ibibazo ukuntu biteye, bakarekura kugengwa n'inyungu z'abakoloni bateranyije ibice by'abanyengabitekerezo bavugaga byakemura. Icya kabiri noneho hakaza ahubwo bushake bwa politiki nko kuvuga ni birahagije cyangwa se byarahagije igihe kirekire. Ubwicanyi kuva kuri jenoside yakorewe abatutsi hano, kubona iyo ngengabitekerezo igituruna hano muri aka karere ntabwo byakomeza, kandi bizahagarikwa gusa n'ubushake bwa politiki ariko bwemerera za demokarasi, ni ukuvuga guha abenegihugu uruhare mu kwikemurira ibibazo. Kwikemurira ibibazo ni ukuvuga ngo iki ni inzego zihamye kandi zubahiriza amategeko z'ibihugu. Iyo urebye ibintu biri mu Burundi, no kuba umuntu avuga ngo tuzavanaho leta ya Kigali akabivugira i Kinshasa, hari ibintu byinshi byagiye bigaragara ko guverinoma y'u Burundi yari imaze kwiyarinya kuri icyo kintu. Ubu kugira ngo igaruke kuri icyo kintu bisabye kwitandukanya n'izo ngengabitekerezo zikomeye. Icya kabiri, iriya ni diplomasi parlementaire yavugwa neza na senateri hano. Ntabwo ari urwego rusanzwe, ruriya ni urwego rukomeye, urwego rwa sena. Eske hari message? Ntabwo twigeze tubona envelope ihabwa honorable Karinda tuzadushikirize perezida wa repubulika, ariko kuba umurundi ku rwego nka ruriya yambutse umupaka akaza mu gihe tuzi neza ko byinshi bigikinze, ni sinye. Ariko ikintu ni ikimenyetso, ariko icyo kimenyetso kikaza mu gihe tuzi neza ko Uvira tutavuzeho cyane, tuzi neza ko iri surrounded, izunguruzwe n'abantu batandukanye, harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo n'ingabo z'u Burundi zifatanyije na leta ya Kongo. Tuzi neza ukuntu yari ihagaze paraporo y'u Rwanda. Iyo nzira rero ni ndende, ariko reka dutegereze urwego rwa mbere rwa diplomasi niba ruzagerwaho, noneho tukabona niba ruriya rwego rw'umusirikare waje ataje n'intasi zazanye nawe kugira ngo ingabo ku rwego rwa defense tuvuge ngo hari intambwe yatewe, no ku rwego rwa politiki, mu rwego rwa diplomasi parlementaire, none bijye hejuru. Duheruka kuganira na Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibiganiro ku rwego rw'inzego z'umutekano by'umwihariko iperereza byo bimaze igihe rwose, hari aho bigeze. Bashobora no kutayimitinga, ariko nibura icyo Metero yavuze nemeranya nawe nuko habayeho pressure ku mpande zombi, Kongo na M23, ku buryo Kongo ubu ngubu ihagarariwe na Minisitiri wa Interieur mu biganiro na Vice Premier Ministre. Exact. Noneho M23 AFC M23 hakabaho Vice President wabo Bisimwa. So bose urumva zose ni high level. Imboni mpuriye. No, ni Bisimwa, the latest round ni Bisimwa. Yes, ni Bisimwa mu nguburi. Rwango bose bazamuye. Nabonye nabonaga ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko Mbonimpa nkoranyambaga rero negosiye nkoranyambaga rero uri hariho igihe cyo gusinya baremera yuko hari undi muntu uri muri hierarchy ya M23 ku rwego rwo hejuru cya AFC, haramutse hagize igihe bumvikana bakagera kuri yakoro, icyo gihe uzasinya ntabwo ari Mbonimpa, hazasinya umuntu uri muri hierarchy yo hejuru. Hanyuma ikindi cya kabiri, wibuke ko leta ya Kongo nayo yashyizwe kuri pressure, kuko hari ibintu Munyaneza yahoze avuga biri important. Yahoze avuga ikintu cy'abantu bo muri M23 abayobozi bayo bakatiwe urwo gupfa.
Dr Eric Ndushabandi yavuze itegeko rya parliament ryanyuze mu nteko rikiri in force riri en vigueur muri Congo. Ryavuze yuko itegeko ryatowe na parlement ribuze leta ya Congo kongera gukora ibyo bita mixage et brassage. Mixage et brassage ni biki? Ni bya bindi byo kuvanga ingabo n'ibiki byose. Kandi wabonye ko muri akoro ya Washington birimo. Sibyo? Nubwo babyise integration conditionnelle byo kureba ngo case by case. So donc urumva yuko ibyo bintu byose bakavuga bati ntago mwanegosiya n'abantu mwakatiye urugo gupfa, birabasaba ko mubanza gukuraho ibyo bihano, no gusubira mu rubanza iyo jijoma bakayikuraho. Sibyo? Sinzi uko bazabikuraho muri procedure zabo, icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ugutesha agaciro iryo tegeko rigomba kuba repealed, donc rigomba kuba abroge. Donc ikindi cya kabiri M23 mu bintu isaba muri za fuite tubona zefilitara hari ikintu basaba kugira iriya zone bafashe kuba kuyigira iyo bita zone sinistre mu gihe runaka, sibyo? bivuze iki zone sinistre? Ça veut dire ni igice cy'igihugu gishyirwa mu bihe bidasanzwe kikagengwa mu buryo budasanzwe. aha igice gishyirwa mu bihe uko nguko bisobanura. ayo makuru saravahe Donc harimo ikibazo cya misinformation cyane. ntabwo turabona ko communique officiel ntabwo biragera kuri level, ibiganiro bya Doha ntabwo biragera kuri level yuko public imenya ikirimo buri ruhande icyo rimo gusaba. aho binakomereye nuko banabihaye ngo ni Doha ngo na Washington ngo nibo bapropoje icyo so harimo rero ariko ntabwo turabona communication officiel kuri speculation nyinshi. ariko muri speculation zihari mu bivugwa bihari byanateje navuga ngo intugunda ikinshasa ibyo gufungura Bunagana se no kuba igihugu cya Uganda cyafunguye rwose umupaka wa Bunagana. Byo ntabwo ari ibihuha byo byabaye, ntabwo bikiri ibihuha, ntabwo ari ibihuha mu buryo bufatika bwumvikana. bivuze iki kuba kuko leta ya Uganda imaze igihe yarifashe yaranze gufungwa, kandi urebye igihe Bunagana imaze iri mu maboko ya AFC M23 ni kirekire. Konsili wabo bamuhamagaye yaravuga ngo ni bihuha. Ariko se amashusho nk'abanyamakuru amashusho birahari ko imipaka irimo gukora. Ariko nta nubwo yavuze ko ari ibihuha. Konsila wa Uganda yavuze ko communique officiel yavuze ko hari uburyo bizatangazwa mu buryo buri officiel, ariko ntabwo yavuze yes or no. Kuri twe rero nk'itangazamakuru guverineri ahitamo bazira ifarini kampa ngira ngo ibiri kuri tere hari ibiri kuri tere, ariko hari n'ibyo abafaransa bavuga ngo kino dimo konsa niba atabihakanye. Urumva niba amaze kuba 6 nako Bunagana imaze imyaka agira ngo hafi 2 irenga imaze imyaka miremire cyane. Hakurya icya mbere M23 ifite inzego z'ubuyobozi ngubu. Nk'umuntu ureba from outside navuga nti wenda ubu ngubu biragaragara ko Uganda icyambere yabonye ko bari abantu diahite barahari ndetse n'ikigaragara ko bahari na Congo irimo kuganira nabo irabembera ko bahari barimo kohereza delegation zo kujya kuganira na M23 bashyizeho ubuyobozi. Abaturage baravuga ati ariko mufungura impaka tuhahirane. Burya muturage we ku mpaka ntago bya politike rwose ni ibyanyu, ariko guhahirana umuturage bikwiye gukomeza ariko hari igihe tuvuga integration byo muri Chechnya kubana. Yego Dr. Iyo mbona umupaka wagize ngo RDC Uganda kiriya cyapa mwabonye genda kizi ntabanga ririmo cyeka niba ChatGPT yabikoze ni AI ikora kireka niba yabikoze, ariko kiriya kintu cyafunguwe ukabona abaturage ayo mabuye nabonye ku mafoto ni yoyo ndayazi. Oya usanga hakurya y'umuhanda y'umupaka n'undi hari imiryango umuntu wa Kinshasa kuyangaza uje biriya bintu byabaye biragoye kuko na mbere hose niyo wangu igihe cya Mobutu kera ivi ntabwo yarabizi ko mbizi amashiringi ya Uganda niyo yakoraga muri kiriya gice. Banki zakoraga muri kiriya gice ni banki za Uganda. Ni ibintu bizwi ko urujya n'uruza hagati y'abaturage muri biriya bice byombi. Twibukiranye ko banasangira ururimi bavuga Ikinyarwanda barabafumbira n'abantu b'Ibunagana. Kuba rero biriya bintu byabaye nyuma y'imyaka 2 irenga, hari abaturage barenganye benshi cyane. Hari abaturage bari ku mupaka bitwa ngo bari muri Congo ariko ubuzima bwose buba Uganda.
hari abari Uganda kuzagira gisoro nta nubwo ari bufumbira hari hafi gusa ubuzima bwabo bera Est du Congo hariya ndetse ni na mone bakoresha ndayivuze ariko ubuhahirane buba hari ni ubw'imyaka myinshi mbuzi nkiri muto cyane ese ubwo rero icyo bivuga muri politike timing muri iki gihe nyuma y'imyaka 2 rero kubona Uganda ishobora gukora kiriya kimenyetso twabonye gusa umupaka ukingura tukanabona n'abantu bambaye imyenda parayeri mwabonye imyenda ya politike izo semburu zose zifite sense bari bambaye umwenda wa politike wa jaune n'icyari mu kinyarwanda umuhondo mu bihe bya politike turimo hariya twabibonye bivuga iki bivuga Kinshasa ishobora kuba yahamagaje uriya muntu bati murimo muraregitima igice cyafashwe cya Congo n'abarebere kandi mwibuke ko bafitanye amasezerano y'imikoranire yo kurwanya SDF ni ukuvuga ubundi Uganda ntabwo yakagombye gukora biriya bintu ariko kuba bikozwe ko bibaye gukorwa mu nyungu z'abaturage ko bibaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda kandi umugaba mukuru w'ingabo amaze kubyivugira Muhozi Kainerugaba avuye Kinshasa anavuye Kinshasa ushatse wavuga ushobora gukora y'abaturage ndashaka ko mufasha abadukurikiye hari icyabaye n'igisobanuro cyacyo ushatse wavuga yuko hari n'igihe kibaye ndagira ngo ibintu bibiri ushatse wanabaza kuki Congo itigeze ifunga umupaka wa Rwanda despite makimbirane ibintu byose byabaye gukorega u Rwanda kuki Congo itigeze ifunga umupaka wa Rwanda nayo Muventura itarafata hano kubera iki nukubera ko bazi umupaka ari cyo uvuze ku baturage ku buhahirane ku bibanire y'abaturage wa mbere ko batigeze bawufunga bajya bakazana ibyangombwa bati muzana ibyangombwa bakongera bati turafunga kareba ntabwo bigeze bawufunga ndagira ngo dusubire kuri Bunagana uravuze uti urugendo rwa Kainerugaba Kinshasa no kuvuga bati mbere yuko dufungura tugiye Kinshasa twohereze umuntu Kinshasa tugirane tunabahiyo assurance ko turi kumwe mu kurwanya za nyeshyamba turashaka korana namwe ariko mu by'ukuri gutegura n'ibindi so politike urumva ni ngari hari interi nyinshi cyane gusa icyo mbona gikomeye cyane Uganda ishobora kuba yananiwe yaravuze iti ariko abaturage turimo kwicisha inzara akazi karabuze Congo ubwayo iri mu biganiro na M23 barimo guhura twebwe guhura nabo tuganira iby'umupaka ku mugaragaro ikibazo kiri hehe ntabwo kirimo ni gute iyo leta ya Kinshasa ishobora guharanira inyungu z'umuturage uri ahantu hayobowe na FCN usibye n'imipaka noneho n'ubuhahirane twibukiranye ko Kinshasa hariyo deba yuko amafaranga y'abakozi ba leta muri kariya gace bayarekura inteko ishinga amategeko imaze kwiprononsa atarye ni muyafata amafaranga ariko iyo leta ya Kinshasa ivuga inyungu z'abaturage ishobora kuba ari n'uburyo bwo kuvuga ati tutegutiza umurinda bavuga ko kiriya gice cyagiye ubwo kubera iminota yatujyanye za Uvira na Doha byo haracyari byinshi bihishe tugomba kuzabigarukaho muzatwemerere mugaruke mu kiganiro cy'ubutaha honorable Evode nyemerera ngushimire urakoze cyane wakoze cyane Dr Ndushabandi nakoze kudutumira wakoze cyane James soza nagira ngo rwose kuba perezida wa Sena w'u Burundi waraje ahangaha n'umuyobozi w'ingabo n'umuvugizi w'ingabo ntago mbibonamo message ikomeye cyane kuri jewe nta kidasanzwe ni sinyari reka ubwo nuko mubisesengura wenda inzego zo zifite undi zibibona cyangwa se n'abandi basesenguza bafite ukundi babisobanura bakavuga bati ntabwo ari ikintu gitoya ni byinshi bivugwa mu karere by'umwihariko kuri iki kibazo cy'umutekano n'amahoro tuzagira undi mwanya wo kongera kubiganiraho kubera ko n'ibiganiro bya Doha nabyo birarimbanyije nitwa Divin Uwayo ibihe byiza ho muri